dushinzwe iyobokamana ariko iyobokamana rikorerwa ahantu hari umutekano mu gihugu gifite umutekano. Niba rero hari kigomba gutuma umutekano uba muke n'ubundi naryavuga butumwa ndabwo rihari, nirakorerwa hehe se? Nose rirakorerwa ahantu abantu bari gupfa. Niyo mpamvu ng'abanyamadini tugomba natwe gushaka ikintu cyatanga umutekano kugira ngo tuvuge ubutumwa neza ndangomye dufite. Rero iyo M23 wayo irimo iraharanira uremwa bwa muntu kandi Imana igomba kuyishigikira kuko ahita ibyibi gukora n'Imana ikuye gasanga ko ari abanyarwanda barenganwaga mwakira gihugu. Icyo ngo ndiri Imana oya na Bibiliya ndayitwika kubwo kurakara batemara mbivuyemo sinzongera no kugusenga. Nk'umuntu yirakarije kwijugunya muri wese sinzongera no kugusenga ariko icyo ngo ndiri Imana. Haleluya. Icyo ngo ndiri Imana nuko uzamenya ko ari Uwiteka kuguteretse kuri yo ndebe kugira ngo wonga ayo mashereka ngo nawe ujye kuri ayo mafaranga. Ndo umukiza wawe, n'umukiza wawe ubivuze, n'umucunguzi wawe, n'umucunguzi wawe utanze ako kazi, umunyambaraga wa Yakobo, n'umunyambaraga wa wigire mu kibazo cyawe. Komeza. Uyu munsi dufite tariki ya 18 umubabaro wari ufite urangire kuri iyi tariki, umubabaro wari ufite urangire, ubukene wari ufite burangire, ubugumba wari ufite burangire. Haleluya. Amadeni wari ufite muri uku kwezi asigare kuri iyi tariki, ibyakurwanyaga nibisigare. Mbabazi z'Uwiteka efota seneba ariza zigukura muri iki gombe wari urenganiyemo. Mbabazi z'Uwiteka zize kugukuramo, mbabazi za Yesu ziku. Yes, ndagusuje cyane ukomeje kudukurikirana hano kuri Ndi Umukristo TV ndetse na Tsindagira TV. Amahoro y'Imana nabane nawe. Ngiye wumva ni Fiacre nk'ibisanzwe. Muri aka kanya naje kubaza abagabo ubona aha ngaha imbere yanjye, ni abagabo bose b'abaprofete nubaha. Muri make ndumva nishimye kwakira abantu bakomeye gutya. Amakuru yanyu Pastor? Turaho turashima Imana, tumeze neza. Namahoro. Sindagera. Esashimwe. Yesu nahimbazwe. Meze neza. Aramutse neza. Aramutse neza. Kandi uri no guhumeka. Ndagacyahumeka umwuka w'abazima. Yesu yangiriye icyizere. Ego. Imana twongeye iminsi yo kubaho. Kuba twicaye hano turi imbere y'umuryango mugari bene data badukurikiye kuri Ndi Umukristo na Tsindagira TV. Ni amashimwe akomeye cyane kuba twongeye kuboneka imbere ya bene data n'abashiki bacu. Nuko turi guhumeka nyine. Arabavuye mu mubiri inshuti yanjye. Hari n'abari mu bitaro barembye bari ku mwuka. Ariko twebwe turi bazima. Nishimwe dushimiye Uwiteka Imana isumba byose. Ndumva nishimye kubakira hano rero. Amen. Murakoze cyane kutwakira. Imana ibahe umugisha. Mwumve muhawe ikaze mubohoke. Kandi ndatekereza ko n'Imana iraza kubagirira neza, iraza kubahereza imbaraga zo kuvuga no gukora ariko kuko mugiye kubakoresha cyane. turahari kubera Imana. Pastor, ni ibibazo bitari byinshi nshaka kubabaza kandi ngira ngo munsubize kugira n'abadukurikiye nabo baze kumva ibintu step by step. Ubwo wenda kuba tumva urwo rurimi intambwe ku yindi gake gake. Ndashaka kubabaza kuri ibintu by'intambara zo muri Kongo, M23 n'ibiki iri gufata Bukavu, iri gufata ishaka no gukura Tshisekedi ku ntoza. Bibanze cyane ku bantu, leta ya Tshisekedi yibanze ku banyamadini avuga ngo bagiye kuganira na M23. Ese wumva ko byatewe n'iki kuba baragiye kuganira nayo? Wowe byumva uti? Usa naho mbajije ikibazo gikomeye ariko kubera Imana ndagisubiza kuko nakubwiye ngo ndaza no kugukoresha. Mbarizwa mu ivugabutumwa mu iyobokamana ariko numva usa nawe njyanye muri politike. Ariko ng'umuntu nanje ku myaka mfite kureba ibintu cyangwa se ngabyumva, buriya abanyamadini usanga uriya mutwe urwanya leta ya Kongo nuko babonye uriya mutwe hari impamvu barwana. Donc icyo barwanira ni icyanyacyo. Buryo umuntu wese uharanira uburenganzira bwe aba ari gushyigikirwa.
bari gushyigikirwa, bari abantu iyo barwana ngo baraharanira uburenganzira bwabo, niko njya myumva mu binyamakuru bindi, ariko bivuga ngo iteka ryose umuntu wahagurutse akarwanira uburenganzira bwe, nanjye kuba ndi hano ndi mu burenganzira bwanjye. Ubwo rero hagize ikintu gishaka kumuza uburenganzira bwanjye, nahaguruka ngarwana, kandi burya hagize unshyigikira imba ngeze umugisha. Bari abantu rero kuba bashyigikiwe n'abanyamadini bavuga ngo sawa niba ibintu mukora biri mu murongo, natwe rwose tubari inyuma turabashyigikiye, kinuma nta kibazo byaba bitwaye, niko mbyumva. Wowe wabikoraho icyo ari wowe baje leta ikajya guhangana nawe ukivanga mu bintu, kandi wowe icyo ushinzwe ari iyobokamana, icyo gihe ntabwo uba wivanze muri politiki. Dushinzwe iyobokamana, ariko iyobokamana rikorerwa ahantu hari umutekano, mu gihugu gifite umutekano. Niba rero hari ikigomba gutuma umutekano uba muke, n'ubundi naryavuga butumwa ntabwo rihari, nirakorerwa hehese, nose rirakorerwa ahantu abantu bari gupfa. Niyo mpamvu nk'abanyamadini tugomba natwe gushaka ikintu cyatanga umutekano, kugira ngo tuvuge ubutumwa neza ndangomye dufite. Nose ubutumwa ubundi tububwira abantu, nose turabwira abantu bamaze gupfa, nuko tugomba kubwira abantu bahari bari guhumeka, bafite ubuzima bwiza, batekanye, tukababwira ijambo ry'Imana ry'ihumure rizabageza mu bugingo. Kandi nanone ikindi cya kabiri nongere kuri ibi bintu, igihugu gishyirwaho n'Imana, no mu perezida n'abantu bose bashyirwaho n'Imana. Niyo mpamvu rero tugomba natwe kugira uruhare, cyangwa se tukagera ahantu duhagarara, kandi iteka ryose ahantu burya haraguha umutekano niho ugomba guhagarara, hano haraguha amahoro niho ugomba guhagarara. Ndatekereza ko ndawashyigikira umuntu uri kwica, ndawashyigikira umuntu udashaka kubaka igihugu, ndawashyigikira umuntu ushaka ko abantu bapfa. Twese dushaka kubaho, dushaka kurama, niyo mpamvu rero tugomba guhagarara kuri kote y'ahantu haraduha kubaho, tukabaho dutekanye. Ese nkawe uturuka hariya hirya Rubavu, niba wenda ugira gutya ugatembera nk'Igoma, uba ubona abakristo baho bameze gute muri kino gihe M23 yafashe hari ahantu? Abakristo harafashwe, ni koko no kudesikita, ariko insengero zirahari bari kujya gusenga. Abakomeye bahagaze mu buryo bwo gusenga barakomeje, nta kibazo. Urebye muvoma rwose zirakomeje, nta kibazo. Pastor Sendagira, uravuga iki? Shambo y'Imana ngo Imana irenganura abarengana. Muri rero bariya impamvu Imana ibashigikiye nuko barenganaga, Imana iri muri abarenganura. Kandi ijambo ry'Imana ngo yewe urenganwa urenganya vuba nawe uzagira uti bakurenganya. Rero iyo M23 yo irimo iraharanira uremwa bwa muntu, kandi Imana igomba kuyishigikira, kuko ahita ibyiri gukora n'Imana ikwiye gasanga ko ari abanyarwanda barenganwaga mwa kiriya gihugu, bo rero kugenda iri kugarura babandi barenganaga ikabashira mu mahoro. Tumva nta kibazo kiriho rero. Rwose ubwo nawe urabashyigikiye cyane. Seke ndakumvise nibwo wabyumva neza. None ze nawe ubwe erega bora indeba y'ikinyoma uyicara igihe gito. Kuko reka ngubwire, mburiya atari Imana iri kumwe nabo ndago wabageze uri kuvuga. Byumvise ariko uravuga ngo urenganya vuba nawe ugira uti urengana. Rero bara iyo M23 iri gufata barenganaga bikabakura mu burengano, bikabarenganura. Kandi nabo impamvu nuko buriye nabo bararenganwa, nta jambo bari bafite. Uyu munsi bafite iki? Bafite ijambo. Ugeze Goma wakambuka rwose nda kibazo kirimo, no wa myaka abantu bararenganya. Muri uza abantu baniguka kwagura mupaka. Ariko n'ingabo za leta ubu nta mahoro rwose. Karakadeba katari kanini uko mu gihugu cy'abatoranyi bameze, abakristo bacu bagenzi bacu ukuntu bameze, uko biri hakiri ibibazo, ariko ahantu M23 yageze ho Imana rwose iri kuvugwa.
So tutirinze buriya mu magambo kujya mu magambo menshi, reka mbakire mu ijambo ry'Imana. Ariko mbere y'ijambo ry'Imana reka dusenge Imana idushoboze muri aka kanya. Yego reka mwene data tsindagira dusengera Imana. Mana yacu, Imana y'amahoro, Imana ifite imbaraga, Imana ifite ubushobozi, turagushimye muri aya masaha, muri iki gitondo habwa icubahiro. Tugushimiye uburyo twabyutse tukumva biri kwemera, twatambuka tukumva biri kwemera, ingingo zacu ziracari nzima. Turabigushimiye Kristo kuko efotansene ba turagushimye kuko baturinze. Uyu mwuka turuguhumeka nda amafaranga twawutanzeho, ahubwo ni imbabazi watugiriye mu izina ryawe Yesu Kristo. Twari tujyamye ng'indumbi zegetse, urangije uraza uradukangura. Turagushimye kuko badukanguye, turagushimye ko bafasha bacu babakanguye, turagushimye ko urubyaro waduhaye warukanguye. Mu midugudu dutuyemo turi amahoro, igihugu cyacu ni amahoro. Turabigushimiye mwuka wera. Uyu mwanya tugiye kwinjiramo, umwanya w'ijambo ryawe. Iri jambo rihembura imitima efotasereba. Hari imitima yaribabaye, iyi mitima yongera ihemburwe. Mitima yari ifite ubwihebe, iyi mitima yongera igira ibyishimo. Turabigushimiye Kristo kuko ugiye kubana natwe muri aya masaha mu izina ryawe Yesu Kristo. Amen. Reka tuganire ku ijambo ry'Imana tugiye gusanga mu gitabo cy'Itangiriro. Mu gice cyaho cya 22. Ndasoma mbereye ku murongo waho wa 9. Igitabo cy'Itangiriro gice cya 22. Ndasoma mbereye ku murongo waho wa 9. Kaye nagira ngo nongere nibutse bene data n'abashiki bacu badukurikira kuri ndi Umukristo TV na Tsindagira TV. Kino gitabo tugiye kuganiraho mu ijambo ry'Imana ni igitabo cya mbere cya Mose. Kino gitabo bakitiriye Mose mu bitabo bitanu, nacyo bakitiriye Mose. Kino rero igitabo cya mbere cya Mose cyitwa Itangiriro. Haleluya. Amen. Cyitwa Itangiriro. Reka dusome ijambo ry'Imana hano ku murongo wa 9. Titira amagambo atubwire ngo Aburahamu agiye gutamba Isaka, Imana iramubuza. Bagera ahantu Imana yamubwiye, Aburahamu yubaka igicaniro, yararika hingwe, aboha Isaka umuhungu we, amurambika kuri icyo gicaniro hejuru y'ingwe. Aburahamu arambura ukuboko yenda wa mushyo ngo asogote umuhungu we. Marayika w'Uwiteka amuhamagara ari mu ijuru ati, Aburahamu, Aburahamu. Aritaba ati, karame. Aramubwira ati, ntukoze ukuboko kuri uwo muhungu, ntugire icyo umutwara, kuko ubumenye yuko wubaha Imana, kuko utayimye umwana wawe w'ikinege. Mwakira ijambo ry'Imana. Amen. Imana ishimwe cyane bana b'Imana kandi inshuti za Yesu. Iri ijambo ry'Imana tugiye kuganira ni ijambo ryerekana imbaraga, ni ijambo ryerekana kwizera nyakuri. Ntabwo nzahwerereye, hashobora kuba ari mu gitondo, hashobora kuba ari mugoroba, hashobora kuba ari nijoro, ariko ngoze ni ijambo rivuga ngo kwizera nyakuri. Kwizera nyakuri. Burya twebwe twese twitura mu Mana, tugasenga, tugasaba, tukinginga, tukazamuka imisozi, tukamanuka ibibaya, bane bakajya mu butayu, bane bakajya mu nsengero nziza z'iki gihe zigezweho. Ariko burya ikintu cya mbere Imana dushakaho ni uko twizera nyakuri. Uyu mugabo witwa Aburahamu dusanga iyo dusomye mu ijambo ry'Imana yagize ibigwi, yakoze amateka, yubatse izina, ndetse Bibiliya imuvugaho kari we sogokuru wacu mu byo kwizera. Kandi koko ni ukuri, yabaye ingoramutima y'Imana, agendana n'Imana, akora ibishimwa imbere y'Uwiteka Imana yacu. Ariko igitondo kimwe Imana iravuga ngo uyu mugabo yagendanye nanjye, reka mugerageze, reka mugerageze. Iyo dusomye hano ku murongo wa mbere w'iki gice cya 22 hano mu Itangiriro, haratubwira ngo Imana igerageza Aburahamu.
ngonze kubabwira ko tugeragezwa mu buryo butatu. Hari ibigeragezo tugeragezwa biturutse ku Mana, hari ibyo tugeragezwa biturutse kuri Satani, hari n'ibyo tugeragezwa biturutse kuri twebwe bwite. Uyu mugabo rero Aburahamu we yageragejwe n'Imana atsindagiye. Yageragejwe n'Imana, Imana iramureba batuye umugabo namukuye muri Uri y'Abakarudaya, ndetse ngendana nawe mu butayo, ngendana nawe hano hakomeye, muha amasezerano mubwira ko nzamugirira neza, ariko uyu munsi none ngiye kumugerageza byuzuye. Mana ishimwe cyane kandi tugirire neza. Ndagira ngo ndangarize bashiki bacu na bene data, cyeshe dusenga dusaba Imana ubutunzi, dusenga dusaba Imana imibereho, dusenga dusaba Imana abagabo, dusenga dusaba Imana abagore, dusenga dusaba Imana amafaranga, dusenga dusaba Imana akazi, ariko menya ngo buri mwanya wose Imana ikugejejeho uzamenye kugeze ku mwanya kuba Imana yakugerageza. Mana ishimwe cyane kandi tugirire neza. Oya Aburahamu turebye mu bice bya mbere Imana imuhamagara, bundi mwitangiro mu gice cya 12 nimwe Aburahamu yumvikana. Imana imuhamagara igihe ari mu nzu ya se amucoreze bigirwamana. Nebwe Imana yamugenderera amuhamagara, yangije amasezerano hara mu gitabo cy'itangiriro 12. Yamubwira ngo nusige inzu yaso ugasiga gakondo yaso, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe, uzakuvuma nzamuvuma, ariko gendana nanjye. Ariko kubwo kugendana n'Imana tugeze mu iki gice cya 22 ho tuhasanga n'Imana ubwayo yamwigeragereje. Igitondo kimwe Aburahamu abyutse, Imana iramugenderera, yamyata Aburahamu we, n'abarita bati karame kuko bari basanzwe bagendana, bundi mu bantu baganiye n'Imana cyane. Aburahamu nawe arimo, Aburahamu nawe arimo. Meki gihe ndimo gushakisha muri Bibiliya narabitangiye kureba inshuro Imana agendera Aburahamu, Imana imusanga ivugana nawe. Imana tugira mwumenya gutabaza Imana kuko Imana niyo mutabaza, ni nayo twiringiye. Ariko ugasanga ibyo baguyemo byose, ibyabayeho byose bafashe Imana ngaho ariyo nyirabayazana. Sendagira uzi kuba wapfushije urwaje madamu wababaye, wajya gusaba bati Imana uri kumbora iki? Kandi rimwe na rimwe Imana ibabaranye nawe, nayo ibabaranye nawe, yababajwe no kuwapfushije. Ngo aho utakayihungiye ati Imana unyomore ungomeze, ho kugasanga wayirakariye. Hari abantu bajya barakarira Imana, Mana kuki wangoreye ibi, Mana sinzongera kugukorera, Mana oya ndabwo wambembe ibi. Ninde wabwiye ko tutazageragezwa igihe cyose turi mu isi? Iyo dusomye nani Yakobo igice cya mbere ku murongo wa 12 hatubwira ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, ngo namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo ritangirika, iryo Imana yasezeranije abayikunda. Bishaka ari kuvuga ngo kugeragezwa ndabwo ari icyaha, si n'amakosa yacu, ahubwo iyo wageragezwa ukihangana nibwo Imana ibona koko kuri uwa nyawe, kuhagaze mu mwanya w'Imana neza. Imana twegere kandi tindane natwe bana b'Imana kandi inshuti z'Imana. Biragoye rero kuba abantu bageragejwe na Satani. Satani ashatse guhubanganya kwizera kwabo ngo batagahungiye ku Mana ngo batabare, huko bakajya gutuka Imana ngo niyo ngo yabatereranye, ngo kuki waduhana gutya. Tugasanga abantu barakariye Imana, aho kurakarira Satani wabagerageje, ho kurakarira Satani wabagabye ibyo bitero ngo basange Imana batabare, ho kugasanga barakariye Imana. Kari David namye bana mu dutazama nawe atsindagira, mwebwe bana turi hamwe n'amuntu ukurikiye ku social media, ibi byigeze kumbaho, buriya nigeze kubabara. Uriya muntu byambabaje nane musore wacu, nigeze kubabara. Uyu munsi ngeze ku mwaka wa 25 ngorera Imana, kandi ndahamanya n'umutima wanjye ndakibe nishinja, ndamukobwa abana nakinishije, maze gucizwa nafatiyeho kugeza nano uyu munsi, ndamudamu w'abana nabwiye amagambo y'ubugoryi. Ariko ndabibuka
ntanitsindagira njakana na madamu wanje mu bukene bwanjye nari mfite icyo gihe narapfundikanije ndagenda ndasaba ngo amafaranga si yari menshi n'icyo gihe cyacu ariko ndayashaka no yarangoye ndayabona ndayatanga mu itorero baraturanga tugera ku munsi wo gushyingirwa ngize amahirwe madamu wanjye asama vuba vuba igihe cyo kujya kubyara umwana apfa ari kuvuka buriya muntu byambabaje nkanageragezwa icyo gihe kirimo narababaye cyane kuko numvaga ko ndacyumva n'Imana Imana yambemba neza ko yangirira neza hari abasore barurungano rwanjye bishingiye abakobwa barishingira ariko ngenda pfundikanya bati Imana nzakubahisha ariko ibyo ngiye kubona mbona bimbayeho ndungurwa nuko bimbayeho ndangije rero sinareba ko ari satani washatse kumbabaza ngahungabanye kwizera kwanjye narakariye Imana ndabyibuka na Bibiliya nayo mfite icyo gihe naragiye ndayishwanya gusa ndayitwika n'abati Imana ngewe kuba ngoreye bino ngiye kuki nabyara umwana wanjye wa mbere agahita apfa barunaka barishingiye bakaba bafite abana none ngewe biti icyo ngundira Imana na Bibiliya ndayitwika kubwo kurakara bati Imana mbivuyemo sinzongera no kugusenga nk'umuntu wayirakarije kuyijugunya muri wese sinzongera no kugusenga ariko icyo ngundira Imana haleluya icyo ngundira Imana ndyamye gatoya nabuze n'ibitotsi n'umubabaro n'agahinda icyo Imana nyikundira ndyamye ibirangendereye mu iyerekwa numva irangwa soye rambwira ati Bizimungu umwana wanjye nanjye wari uzi ko mbabajwe n'ibyakubayeho burya mbabaranye nawe hariya ni umwanzi satani wakugeragezaga ariko nukomera ukizera ndi Imana ihanagura amarira ndi Imana isumbusha ako kanya mbita njya mu iyerekwa mbona nicaye mu ishuri mbona ndi kwiga mwarimu ari kuduha ibibazo ariko ngasubiza bwa mbere mbona mwarimu afashe mu banyeshuri batatu anshiremera ati dore mwebwe muri batatu muri abahanga muzajye mumfasha kwigisha abantu igenda hari mbitamba mu iyo yerekwa cyakuri iyo yerekwa irangomeza nongeye kujya hasi ndapfukama saba Imana imbabazi bati Imana mbabarira nari nakurakariye ariko mbabarira kuko menye neza ko uri Imana ihoza amarira kuko menye neza ko uri Imana isumbusha bane b'Imana rekane inshuti z'Imana uyu ni Aburahamu ngana ku musozo twaganiragaho we igitondo kimwe umwana yabonye afite imyaka 100 Sara afite imyaka 90 ariko Imana inamubwira ngo ndabwo nshaka kuntamira mu nga zawe wazimba inshuro zirenze mu ndogobe zawe wazimba inshuro zirenye ndabwo nshaka ahubwo nshaka umwana wawe ukunda w'ikinege oya Imana ishiramo ngo ukunda haleluya niwe nshaka kumundambira kandi ndujya ahandi ndakurangiye ujye kumuntambirira ahantu hitwa kuri Moreya abari ujya kumuntambirira Imana ishimwe cyane bana b'Imana Aburahamu arabyumva ntabwo yazuyaje bona ikimenyetso cyo kwizera nicyo nuko Imana yivuze urakora nicyo kimenyetso ntabwo uvuga ngo Mana ngo banza ngo umpe ikimenyetso ngo banza oya Imana ivuze urabyumva ugahita wenshira mu gikorwa Aburahamu rero ntabwo yazuyaje afata umuhungu we afata abagaragu afata indogobe azirika hingwi abagaraga bashyira imbere ngo rwari urugendo rw'imisi 3 ariko ngo bagere hafi ya Moreya Aburahamu ananiwe abwira abagaragu ati muyamusigaye hano ngendana n'umuhungu wanjye zangwa zikora umuhungu we bageze ku musozi Imana ishimwe cyane kandi habwe icyubahiro Aburahamu yubaka igicaniro ariko Mungu Isaka nk'umwana wari utangiye kwinjiza mu bwe yageze mu myaka 15 bati papa nakunze kubona utambe ibitambo ukazana intama cyangwa ukazana inka imeze neza none kubatse igicaniro igitambo kiri hehe Imana ishimwe igitambo kiri hehe
Burahamu nawe asubiza nk'umunyabwenge, ntabwo yakuye umuhungu wo mutima, ntabwo yamukuye umutima nshuti y'Imana, ntabwo yamukuye umutima, yaramuhumurije avuga ngo mwana wanje, Imana iri bwishakire igitambo, Imana iri bwishakire igitambo. Burya umunyarwanda aciye umugani avuga ngo kayikiva mu kanwa kaba nyirayo, kandi runo rurimi hari icyo Imana yaruvuzeho. Runo rurimi rurica ariko kandi rutanga n'ubuzima, bivuga ngo rurarema, akanwa k'umukiranutsi kararema. Imana ihabwe icyubahiro. Kuba Burahamu arasohoye ijambo mu kanwa ke akabwira umuhungu ngo Imana iri bwishakire igitambo, Imana nayo koko yazishaka iki igitambo, ariko yaza avuga ngo Isaka mwana wanje ni wowe ndashyira ku gitambo tayari, kuko ni ururimi rubivuze, ni ururimi rubivuze. Ariko nanone aravuga ngo nimubwira kariwe birangora, n'igihe arandwanya, ariko aramubwira ngo Imana iri bwishakire igitambo. Arangije aryamisha umuhungu we, amuzirika amaboko, amuzirika amaguru, aramuterura. Isaka nawe yari umwana warezwe, ntabwo yarwanya. Bundi Isaka ashushanya Yesu, umwana w'intama w'Imana. Nicyo Isaka yashushanyaga, ryari itangiriro ryo kuza kwa Yesu Kristo ngo mucunguzi. Hano koko Yesu nawe ntabwo yarwanye n'abamubambye, ntabwo yarwanye n'abamukubise, ntabwo yarwanye n'abamuteye amacumu, ntabwo yarwanye n'abamukubise imikoba. Yaritonze nk'umwana w'intama w'Imana, aguma hamwe bakora icyo bakora, kuko yaraje kuri misiyo yewe. Bene daterekani reshote z'Imana, tugana ku musozo ngo Aburahamu ageze ku mwanya wo gutamba Isaka, kuri murongo wa 11 ngo marayika w'umwami, ngo marayika w'Uwiteka amuhamagara ari mu ijuru ati Aburahamu, Aburahamu. Aritaba ati karame, aramubwira ati ndukoze ukuboko kuri uwo muhungu, ndugira n'icyo umutwara, kuko ubumenye yuko wubaha Imana, kuko utanyimye umwana wawe w'ikinege. Imana ishimwe cyane. Ngana ku musozo, Imana niguha abana uzamenye ko ni nabi izagusaba. Imana niguha ubutunzi uzamenye ko ari nabwo izagusaba. Imana niguha imyambaro umenye ko ari neza izagusaba ngo yikoresherezeho Uwiteka. Burya buri rwego rwose umuntu agezemo, buri cyiciro cyose ugezemo, ni nabwo ni nacyo Imana izagukoresha. Abana b'Imana kandi inshuti z'Imana, bese turasenga, turakora, turashaka gutunga, tugatunganirwa, kwambara tukaberwa, kurya tugahaga, ariko Imana niguhe ibiryo uzamenye ko iri kugusaba kuri bya biryo ngo ugaburire n'uwenda kuburara. Birababaje kumara imifuka 3-5 y'umuceri ariko ukaba nda muntu urahamwe ikiro. Birababaje ko ufite ivarisi y'imyenda ariko akaba nda muntu urambika, kuko ntabwo Imana izagushimira imyenda y'igiciro wambaye, ntabwo Imana izaguhera umugisha imyenda myinshi wari ufite, aho kizaguhera umugisha abo wambitse. Ntabwo Imana izaguhera umugisha imodoka nziza wari ufite, ahubwo izaguhera umugisha abo watwaye muri iyo modoka ubafasha ikabagirira umumaro. Ntabwo Imana izaguhera umugisha enzo nziza wari ufite, ho kizaguhera umugisha abo waraje muri iyo nzu. Imana ishimwe cyane. Ntabwo Imana izaguhera umugisha amafaranga menshi ufite, aho kizaguhera umugisha abayo mafaranga yagiriye umumaro. Bano bana reba Aburahamu, Imana kuba muhereza, bivuga ngo Imana yahereye Aburahamu umugisha kubw'abana yari afite, yamusabye abana. Aburahamu ndiyazuyaza afata umwana aramutwara. Cyakora Imana itarobanura ku butoni, Imana duhandiye itwake, ndavuga ngo namumuhaye namumusezeranije, ntabwo nakemera kubikora. Aburahamu we nakugeragezaga gira ngo ndebe koko niba ngunda, kandi koko Aburahamu yakundaga Imana. Ngana ku musozo, Aburahamu yakundaga Imana, ndategeza ndashidikanya, sinzi n'iki gihe niba hari wabishobora. Imana ihabwe cyubahiro. Abantu dusenga duciriritse, dukennye, tukerekana kwizera kwacu, ariko Imana yatuzamu gasanga babandi Imana yazamuye ni nabo bayekojeje isoni.
ariko wowe ndakwinginze ye mukobwa uriho urasaba uvuga ngo Imana iguha urugo. Imana ntiguha urugo nubwo kubahisha Imana. Ye mubyeyi umaze igihe kinini utabyara, Imana ntiguha urubyaro, uzubahisha Imana ndetse n'abana bawe bazubahisha. Mvuge ngo Imana iguha umugisha kandi turaryumvise, turanafashijwe n'undi uri kudukurikira nawe aryumve neza ntarigarukirizemo hagati pe. Icyiza nuko yaharisoza Imana akumva icyo Imana ishaka ko akora, icyo umugambi w'Imana mufite tsindagira. Pastor karibu n'ijambo ry'Imana. Imana rero ikomeze dukomereza amaboko, Yesu akomeza atwambika imbaraga muri uyu mwanya turimo, Nyagasana akomeza abane natwe n'abadukurikiranye. Imana ikomeze ibohora ubuzima bwabo, ibohora imiryango yabo, ibohora ubutunzi bwabo, ibohora akazi kabo. Amen. Amen. Nzanye ijambo riri muri Yesaya 60, rongera umfashe pastor dufatanye gusoma. Amen. Yesaya 60 Tuhera ku murongo wa 14 kuko hari abakuvuyeho tungiye kukubwira ngo bagiye kukugarukira. Yesaya 60. Murongo wa 14 no turi buhere. 14. Tusome mu izina rya Yesu. Amen. Haragize ati abahungu bakurenganyaga. Abahungu bakurenganyaga Bazaza bakwikubita imbere. Bazaza bakwikubita imbere. N'abagusuzuguraga. N'abagusuzuguraga. Bazunama ku birenge byawe. Bazunama ku birenge byawe. Bakwite umurwa w'Uwiteka. Bakwite umurwa w'Uwiteka. Siyoni uwera wa Isiraheli. Isiyoni uwera wa Isiraheli. Amen. Bivuga ngo warasuzuguritse. Abantu baraguta. Babona ndagaciro ufite. Ariko uyu munsi nguzanije avuga ngo abakuvuye bagiye kukugarukira. Haleluya. Amen. Warajugunwe kuko ndagaciro wari ufite. Ariko Yesu akugeza guhaye agaciro. Iyo Yesu aguhaye agaciro n'abantu baguha agaciro, Yesu nashimwe cyane. Abantu bari barakuvuyeho baraguhunga barakwanga, ushakira mu muryango wabona ndagaciro ufite, uburakaza abantu bakuvabona ko ndabwenge ufite, urashaka utari wabana urubyara abantu bakuva. Haleluya. Ariko kuko ugiye kubana urubyara abantu bagiye kukugarukira. Yesu nashimwe cyane. Waracuruje urahomba abantu bakuvaho bakwita amazina, ariko nguzaniye ubuhanuzi butavange ku bahanuzi butavange ni Bibiliya. Haleluya. Nubwo watawe ukangwa, ariko Imana ikugarutse n'abantu bakugarutseho, kandi bagarutse baciye bugufi munsi y'ibirenge byawe. Ndabwo umuntu ugarutse mu rugo rwawe yari yaragwaze yapfa kuza ndapfukira kuzaniye. Haleluya. Harago abantu bagiye kukugaruka barazi imbokoboko. Uyu mukobwa wari waranzwe, ndabwo umusore yagaruka atazanye ingwano. Ndabwo bishoboka. Yesu nashimwe. Haleluya. Iyo umuntu avuye muri butike yawe munaniranywe ibiciro akagaruka, azi igiciro yacemeye. Yego. Rero hari abakuvuyeho mwarananirana, uyu munsi bagarutse ku mu maso yawe ari byo bakuzaniye. Yesu nashimwe cyane. Wari waratawe mu itorero barakujuguye inyuma y'itorero, ariko uyu munsi bifuje ko hagaruka mu itorero. Amwanya wari ufite bari barakwatse bagiye kugusubiza. Haleluya. Haleluya. Byangombwa byawe byari byarataye agaciro kuko Yesu akugarutse bigiye guhabwa agaciro. Komeza. Dukomeze ku murongo wa 16 wa 15 ngo nubwo waretswe ukangwa ndihabe hari ikikunyuramo, ndihabe hari ukunyuraho cyangwa se ugusuhuza cyangwa se ukuvugisha, nzakurutisha abandi nguhe ubwiza. Imana ivuganye nange izakurutisha andi mahanga iguhe ubundi bwiza. Hari isura umuntu akubona makakwanga, ariko Yesu nakumurikira akakurasira. Hari indi sura y'ubwiza bagiye kukubonamo. Haleluya. Iyi sura bagiye kukubonamo nigiye gutuma abantu bakugarukira. Hari ikasi kabarazi bakwambitse wa mukobwa uko bwawe burapfa. Hari ikasi kabandi bakwambitse ndi wagira ijambo, ariko kuko Yesu akugezeho akurutishije andi mahanga muri iki gitondo. N'ibyishimo by'ibihe byinshi. N'ibyishimo kuko wabaye igihe kirekire Yesu agiye kukuvunjiriza. Nawe warabaye imyaka 2 Yesu agiye kukuvunjiriza ibyishimo by'imyaka 4. Nawe waranzwe imyaka 10 Yesu agiye kuguhereza ibyishimo by'imyaka 30. Yesu yageze ku mugabo witwa Yubu, amaze kwangwa, yamaze kurenganwa, Imana iramushumbusha imuha ubutunzi buruta bwa mbere. Nawe Imana igiye kugushumbusha wahora urimo. Yesu agiye guha ibindi byishimo bidasanzwe. Yego. Ngo kandi uzonga n'amashereka y'amahanga.
uzonga amabere y'abami uzonga amabere y'abami nuko uzamenya yuko njyewe Uwiteka nuko uzamenya ko ari Uwiteka uguteretse kuri iyo ndebe kugira ngo wonge ayo mashereka kugira ngo nawe ujye kuri ayo mafaranga ndi umukiza wawe ni umukiza wawe ubivuze ni umucunguzi wawe ni umucunguzi wawe utanze ako kazi umunyambaraga wa ni Yakobo umunyambaraga wa wigiriye mu kibazo cyawe komeza amen 17 yego mu cyimbo cy'imiringa mu cyimbo cy'umuringa nzazana izahabu Imana izazana izahabu no mu cyimbo cy'icyuma no mu cyumba cy'icyuma nzazana ifeza Imana izanye ifeza mu ikofi yawe mu cyimbo cy'igiti mu cyimba cy'igiti nzazana imiringa Imana izanye ibifite agaciro no mu cyimbo cy'amabuye no mu cyimbo cy'amabuye nzazana ibyuma izazanamo ibyuma haleluya Amen. mu rugo rwawe nta by'agaciro byari birimo ariko Imana izanye iby'agaciro mu kazi wari ufite nta by'agaciro byari bihari Imana izanye ibifite agaciro mu rubyaro rwawe nta gaciro kwari karimo ariko Imana izanye ibifite agaciro komeza dukomeze 18 yego 18 urugomo ndiruzongera kumvikana mu gihugu cyawe ndiruzongera kumvikana mu rugo rwawe ntihazaba gusenya ndihazonge wari ugiye gusenya urugo ariko Imana urugo igiye kurwubaka ndagusenya nta no kurimbuka bigiye kugaragara mu muryango wawe amen yego aho ingabano zawe zigera ahubwo ingike zawe uzazita agakiza ahubwo Imana igiye gushyiraho urufatiro ingike zo zigiye kwitwa agakiza n'amarembo yawe uzahita ishimwe amarembo baraza bayamenyereye kurakomeza epfo n'amarembo yawe Imana igiye kuyita iki ishimwe mbese hari andi mashimwe Imana igiye kurema ku buzima bwawe hari andi mashimwe Imana igiye kurema mu muryango wawe hari andi mashimwe Imana igiye kurema wungurikiye hari ibyiringiro byari byaramaze guhukamamo ariko Yesu azanye ibindi byiringiro haleluya ku manywa izuba siryo rizakubera umucyo kandi ukwezi siko kuzakubera umucyo ahubwo Uwiteka nugiye kukumurikira kubera umucyo uhoraho aho wari uri hari mu mwijima Imana irakurasiye igushize mu mucyo Uwiteka agiye kukugenda imbere aho wabonaga hari umwijima Imana igiye kuhakandagira iki gitondo Imana igukorera deliverance ku buzima bwawe aho wabonaga bitagende neza Imana ibigenzeshe neza yego kandi Imana yawe ntizakubera icyubahiro ntabwo ari umuryango uvukamo ntabwo ari famiye washakiyemo ntabwo ari akazi ufite ntabwo ari diplome yawe ntabwo ari iyi perime haleluya ntabwo ari uru rubyaro wabyaye ahubwo Imana yawe wakurikiye nigiye kukubera umucyo nigiye kuguhereza agakiza nigiye kuguhereza icyubahiro nigiye gufungura andi marembo haleluya hari aho bakomangaga ntibagukingurire ariko kuki Imana igiye gukubera umucyo ugiye gukomanga bagukingurire utari wanakomanga bagiye kwibwiriza bakingure haleluya bagiye kwibwiriza efota seneba muri aya masaha bagiye kwibwiriza bagukingurire abatagusuraga bagiye kwibwiriza bagusure abatazaga iwawe bagiye kwibwiriza baze kuki Imana ifunguye amarembo y'ubutabazi komeza dukomeza 19 yego ku manywa ya 20 izuba ryawe ndirizarenga cyangwa se imigisha yawe ntabwo izarenga ndirizarenga ukundi kandi ukwezi kwawe ndikuzigera kwijima kuko Uwiteka ari uzakubera umucyo kuko Uwiteka rugiye gukubera umucyo wihoraho n'iminsi yawe yo kuboroga izabishize igiye gushira mu izina rya Yesu amen umubabaro wawe urangire muri uku kwezi uyu munsi dufite tariki ya 18 umubabaro wari ufite urangire kuri iyi tariki umubabaro wari ufite urangire ubukene wari ufite burangire ubugumba wari ufite burangire haleluya amadeni wari ufite muri uku kwezi asigare kuri iyi tariki ibyakurwanaga nibisigare kuki Imana izanye umunezero ku buzima bwawe ngwaturiyeho uburinzi ngwaturiyeho amahoro ngwaturiyeho ibintu bidasanzwe Imana ikuzanira ibintu bifatika izana umugisha mu rubyaro rwawe izana umugisha mu kazi kawe
izana umugisha mu rucuruzo rwawe, izana umugisha mu ngendo zawe, mu byangombwa bya Imana izana mu mugisha. Ibyari bifungiranwe n'abadayimoni Imana ije kubifungura. Ubukwe bwari bwarapfuye bugiye gufungurwa. Elataseneba, uburwayi bwari bwaranze gukira Imana igiye kubukiza. Iyi paralize igiye kuyigukiza, iyi kanseri igiye kuyigukiza, uyu muvuduko Imana igiye kuwukiza mu izina rya Yesu. Umucyo w'Uwiteka ukurasire, ndari nje tsindagira ukurasira. Pasiteri abandi turi kumwe ndakurasire, ahubwo n'umuryango wavutsemo ndukurasire. Ahubwo ijuru hari iryo riza rikurasire. Imbabazi z'Uwiteka riza zigukura kuri ico gisasiro. Imbabazi z'Uwiteka riza zizazigukure muri yo gereza urimo. Imbabazi z'Uwiteka riza zigukura muri ako karengane. Imbabazi z'Uwiteka efotaseneba ariza zigukura muri ikigome wari urenganiyemo. Imbabazi z'Uwiteka zize kugukuramo. Imbabazi za Yesu zikuteka bukugeraho mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Mana turagushimye. Uri Imana yo kwizerwa kandi uri Imana yo kwiringirwa. Imbabazi zawe reka arizo zitubaho, ubwiza bwawe reka aribwo bwongera kuturasira. Twategereje imiryango ngira dusura ndibyemera, dutegereza inshuti n'abavandimwe ngo baduha akazi ndibyemera, ariko turagushimye kuko turasiye. Abagabo turasiye, ababyeyi urabarasiye, abakobwa n'abasore urabarasiye, abana batoya urabarasiye, abari batagira icyerekezo kubarasiye bagiye kubona icyerekezo. Turagushimye kuko uri Imana iturasiye, turagushimye kuko uri Imana idukuye mu mwijima. Elala tasieneba, turagushimye yuko uri Imana ije gutanga akazi.